mu mujyi wa Goma rwagati neza neza mugunga ahazwi nka CSRK urugamba rukomeye rurakaze n'urusaku rw'amasaso rwumvikanye kuva ku isaha ya saa 5 kugeza mu gitondo muri quartier zitandukanye ahazwi nka CSRK, Ndosho, Keshero ndetse no muri Mugunga muri rusange. Zagenze gute? Turaza kureba ibijyanye na heavy weapons zumvikanye muri iyo operation, turebe probing attack, turebe tactical fire exchange, turaza kandi kureba expression fire bivugwa ko yagaragaye, turebe kandi intention ya gisirikare muri ibi bice. Turaza kwabwira ibijyanye n'ibiri gutangazwa n'abaturage, turebe kandi defensive response, turebe ibijyanye na engagement tactical hagati y'iyi mitwe, turebe kandi n'ibiri kugenda bivugwa n'ibigenda bigaragara biri gutangazwa n'abakurikiranye ibijyanye n'iyi mirwano. Si ibyo gusa kandi turaza kwabwira icyo abaturage bavuga ahari kugaragara panique generali. Reka turebe akantu ku kandi mbere ko turi buze kumva roko informa wacu atubwira neza ibikubera Goma ndetse no mu nkengero zaho. Amakuru twakiriye nuko kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026 abaturage batuye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma babyutse bumva urusaku rukomeye rw'amasasu n'ibiturika byumvikanye igihe kinini mu bice bitandukanye by'umujyi, cyane cyane mu duce twa CSRK, Ndosho, Keshero na Mugunga. Ibyatumye abaturage benshi bagira ubwoba bukomeye, bamwe banakeka ko habaye igitero gikomeye cya gisirikare cyari cyasatiriye umujyi wa Goma. Nkuko amakuru ari gutangwa n'abaturage n'abakurikiranira hafi ibera muri aka gace babivuga, urusaku rwatangiye kumvikana gana ku isa ya saa 5:55 z'ijoro ku cyumweru rukomeza kumvikana mu rukerera. Abaturage bavuga ko bumvisha amasasu menshi n'ibiturika byumvikana nk'ibiturika kumbu n'imbunda ziremereye ndetse n'amasasu ya terari cyangwa se motors yashoboraga gukoreshwa, bigaragara ko ari ibikorwa bya gisirikare biremereye. Mu mvugo ya gisirikare ibi bikaba bishobora gusobanurwa nk'igikorwa nakita ko ari probing attack cyangwa se tactical fire exchange, aho impande zishyamiranye zageragezaga kugenzura umwanzi aherereye cyangwa gukora suppression fire kugira ngo zigerageze guca intege ingabo bahanganye. Amakuru y'ibanze aragaragaza ko urwo rusaku rwaturukaga mu majyaruguru ya Goma, aho mu minsi ishize hakunze kurangwa na intention ya gisirikare hagati y'ingabo za leta zizwi nka Force Armée de République Démocratique du Congo Fardc n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Abasesenguzi mu za gisirikare navugishije bambwiye ko bishobora kuba habaye reconnaissance by fire, kurasa hagamijwe kumenya aho ingabo zihanganye ziri, night move operation, ibikorwa bya gisirikare bikorwa mu ijoro hagamijwe kugenda wegerera ibirindiro by'umwanzi, ndetse na defensive response, kurasa mu rwego rwo kurinda igitero ko cyashobora kuba cyagarahanga. Amasasu yumvikanye igihe kinini, biragaragaza ko bishoboka ko habayo engagement ya tactical hagati y'imitwe yitwaje intwaro mu bice bya Ndosho, Keshero, Mugunga. Abaturage bagaragaje ko habayeho panique generali, aho benshi bahise bafunga inzu zabo, abandi bahitamo kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda amasasu ko yabagiraho ingaruka, ibizwi nka stray bullets. Bamwe mu baturage navugishije bambwiye bati amasasu yavugaga cyane mu ijoro, twakekaga ko imirwano iri gutangira mu mujyi rwagati. Mu bice bimwe na bimwe abaturage bavuze ko bumvishe explosions zishobora kuba ari za motors cyangwa se rokete, nubwo nta makuru yemewe aragaragaza neza intwaro zakoreshejwe ubwoko bwazo. Nyuma y'igihe runaka amasasu yumvikana, amakuru yaje kwerekana ko habonetse agahenge ka gisirikare, ibizwi nka temporary ceasefire, nkuko nta yandi majwi y'amasasu yongeye kumvikana. Ibyatumye abaturage bongera gutuza buhoro buhoro, nubwo security at level mu mujyi wa Goma ikomeje kujya hejuru. Kugeza ubu nta tangazo riratangazwa na Alliance Fleuve Congo ku byabaye, nta tangazo rirasorwa na Fardc rivuga ku byabaye. Ibiro bikaba bituma amakuru akiri mu rwego rwa field reports n'amakuru atangwa n'abaturage. Umujyi wa Goma uherereye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, maze imyaka umwaka urenga ugenzurwa na 23, aho kenshi Fardc yagiye igerageza gushaka kongera kugira ubugenzuzi kuri uyu mujyi.
nubwo hari abaturage bavuga ko kuva ihuriro Alliance Fleuve Congo rifashe umujyi wa Goma mu mpera z'umwaka ushize habaye stabilisation partielle, ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugaragara mu nkengero z'umujyi. Abasesenguzi ba gisirikare bavuga ko bishobora kuba ari preparation for future military operation cyangwa pressure tactics hagati y'impande zihanganye, mu gihe hakiri gutekerezwa ku makuru yemewe. Abaturage barasabwa gukomeza kugira vigilance, gukurikirana amabwiriza y'inzego z'umutekano, kwirinda kwegera ahashobora kuba ibikorwa bya gisirikare. Abakurikirana ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko ibintu bizafashe intera muri iki gihe nk'uko rero bigaragara. Turakomeza kureba ibiri kugenda biba tubaza Roko Informo wacu uri muri ibi bice. Mutama, wiriwe neza, waramutse? Mwaramutse neza. Mutama, rero tudatinze, kuva mu gitondo Goma humvikanaga ibiturika. Andi makuru wamenye ubundi byagenze gute? Ibirenze kuri binagerageje gukusanya bivuye kuri Local Informers zacu ziri Goma, wowe ufite na yahi yandi? Yego, nk'uko bivuze ni imirwano yatangiye muri izo saa tanu z'ijoro ndetse igeza mu rukerera rw'igitondo, ariko ubona ko aka gace ari agace gasa n'agafite umutekano muke cyane mu bijyanye n'uko hahora ibintu bimeze nk'akavuyo cyane bijyanye n'uko mu minsi itambutse zikwari operasiyo makumyabiri na gatatu muri aka gace kugeza za Sake barimo basaka abaturage, ndetse bigaragara ko habonetse intwaro nyinshi mu mazu, ndetse hanafatirwa bamwe mu nasi bakekwagaho ko ari aba Fardc, ariko urabona ko byanze bikunze hari ibintu byinshi bari basa naho bahishwe, kuko iki gitero kije nyuma y'iyo operasiyo habaye, ndetse banavugaga ko igihari itarasoza. Urabona ko byanze bikunze bahishwe byinshi cyane muri kano gace ko Fardc ishobora kuba hari ibice ifite hano hafi ya pariki ya Virunga, ku buryo bashobora kuba bafitemo pozisiyo zikomeye cyane, ku buryo ubona baza gutakota muri aka gace. Ni ikintu cyateza umutekano muke cyane ku baturage rero, kuko barwanya amasaha menshi cyane guhera saa tanu z'ijoro ukageza mu gitondo. Urumva ni igihe kirekire, kandi harimo ibiturika byumvikanaga mu nce zose za Goma ndetse no mu nkengero zayo. Ni ikibazo cyateye umutekano muke cyane ku baturage, ubona ko habayeho guhungabana. Ubu hasa n'ahatujemo, ariko ntabwo baragira agahenge, kuko ntabwo bafite amakuru neza y'uru rugamba uko rwari rumeze ndetse n'abarutangije, kuko barakeka ko ari Wazalendo, abandi bavuga ko ari FDLR. Ntabwo bazi igice zaturutsemo, nta n'ubwo ubu bazi aho ziherereye. Ni imirwano yabayeho yumvikana, ariko isa naho yabaye nk'ibanga cyane mu buryo bukomeye, kuko bwakeye babona nta bimenyetso na bimwe bigaragara uretse mu Goma y'abasirikare bari kuhagenzura bari mu 23, ariko ubona ko bataramenya iyi mirasire n'iri turika rikomeye kuri uru rwego iherezo ryabyo uburyo byagenda. Yego, M23 ihagarara gute cyase kugeza ubu ngubu ihagaze ite nyuma yuko yigise cyabigaragaye ko isa n'isa uyu mujyi wawo usangwamo akabimirwa n'ikomeye irenze yigeze iba? Aka ni agace gashobora guteza imirwano ikomeye muri iki kintu cy'uyu mujyi wa Goma, kuko ubona ko ni agace nabo ubwabo bagenzura ariko batizeye, kuko iteka ryose urabizi neza ku munsi w'ejo ko bavugaga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bashyizweho na makumyabiri na gatatu, ariko bakaba batanga ripoti kuri Fardc imikorere yose, ubona ko ariho raporo bazitanga. Rero bikaba ari ikintu ubona bisa naho cyabacanze ku buryo utamenya situasiyo y'abaturage bahangaye imyumvire yabo. Urabona ko cyane cyane bakorana n'iyi mitwe ya FDLR na Wazalendo cyane ku rwego rwo hejuru, kuko ndetse banahamya ko abenshi mu bari hano bakomeye, aba mu bacuruzi n'abafite imitungo ndetse n'ikomeye, abenshi bose bakorana na FDLR cyane, ku buryo ubona ko kugira ngo babashe gukumira ibi bikorwa by'ibi bitero biza biturutse muri izi nzira bizagora cyane M23. Yego, reka tujye ku zindagisi. Muri Masisi ho ahandi bahagaze gute? Mu minsi ishize n'ubundi twumvaga muri Bashari Mukoto naho urugamba rukomeye rukaze, ho update zari kugeza ubu ni izihe Mutama? Yego, niko bimeze n'ubundi muri iki gice hariho agace ka Goma ya Basha muri Mukoto na za Karembe, ndetse ubundi imirwanire yo kuri Wazalendo ishobora cyane kuri M23, ku buryo ubona ko ifite intego y'uko ishaka kubigarurira icyo gice kigenzurwa na M23, kandi
ubona ko ibi bitero nayo ibigaba buri munsi cyane kuko hashize ibyumweru hafi bigera muri bibiri aka gace nako kadatekanye baza gutafata buri gihe ko aka gace bashaka batakaza ariko ni imirwano bakora bakabasha kuba batahigarurira ariko ubona ko badaha agahenge 23 ariyo mpamvu ubona ko baramutse bagize uburyo babona musaza ku buryo bwa partiyo yaba isa naho ari nini muri kara gace kandi position ya 23 muri ibi bice bari mu bice bitandukanye harimo intera ndende ku buryo bageze nk'igice n'injirira kugira ngo babone support bya Ikora cyane ubona ko ari ikibazo kiri muri Masisi cyane na diplomacy za 23 ku buryo ubona ko bafite ibice byinshi bagenzura ariko ingabo zihagenzura ari hehe. Yego, ikindi kigaragara cyo ni uko muri Masisi n'ubundi muri Goma ya Gashuga hano muri Gashuga Goma ya Basha n'ubundi naho imirwano y'abazarendo mu gace gasa n'agasatira muri izi bice za Mpita ariko mu birometero nka 7 batezemo ambushi ari operasiyo ya 23 yari isa naho irimo kugenzura ibyo bice kuko ari agace kagaragaramo umutekano muke cyane bijyanye no kubona ko abazarendo isa n'ibirindiro bikomeye cyane muri izi bice nabwo bayirasheho bikomeye ariko isa naho ibasha gutakaza ibice byinshi muri ako gace ariko naho yagenzuraga mu bijyanye n'umutekano wariyo ikikango cyane kuko ubona ko hariyo position za wazarendo bikomeye kandi mu 23 muri ibi bice ntabwo ikunze gusa naho ishyiraho position zikomeye ku buryo ubona ko ari imbogamizi cyane ziri ku bijyanye n'umutekano ariko ubona ko FPR imaze gusa naho ibimenya kuko iyi bice isa naho yazihariye wazarendo cyane ariko iramutse yabayeho kwihuza ahangaha mu 23 ishobora guhura n'ikibazo cyo gutakaza cyane muri ibi bice kuko ubona ko isa naho yakize intege nke cyane. Yego, reka noneho tuje no muri Side Kivu Minembwe update zari urugamba rukomeye rurakaze naho ndagira ngo duhe ishusho y'ibikobera muri Side Kivu kugeza ubu. Minembwe umunsi w'ejo imirwano yari hari ndetse n'igitondo cy'uyu munsi muri iki gice n'ubundi cya Runyungu nako cya ruguru hafi ya Kwezero ni ibice ubona ko hari operasiyo zisa naho zitujemo ku buryo nta drone zisa n'iziri gukoreshwa ariko Fardc urabona ko isa n'iri kuorganiza ibice isa naho yatakajemo mu minsi itambutse uburyo ubona ko hari operasiyo iri gutegura ariko ubona nta mbaraga nyinshi babishyiramo bitewe n'ibiri kubera muri Uvira ndetse na Promouvons ubona ko hariyo amabwiriza mashya atuma operasiyo yo mu Minembwe isa naho ituzamo cyane ubona ko basa naho babaye nk'abashyiramo agahenge ku buryo ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa mu buyobozi bwo hejuru kuko ubona ko operasiyo nyinshi ndetse n'urujya n'uruza ruri kubera mu nce za Promouvons ndetse na Uvira ariko mu Minembwe ubu hasa n'ahari agahenge utamenya impamvu yako hari ikekaho ko hari ikintu Fardc urimo gutegura yaba muri Promouvons cyangwa se mu Minembwe bijyanye n'uburyo hatuje. Yego, ikintu rero ubona ko mu nce za Uvira cyane cyane ahangaha kuri uyu muhanda werekeza muri aka gace kagenzurwa nayo 23 wa Kamanyora ubona ko ari ikintu kimeze nk'aho ari amabwiriza akomeye nta rujya n'uruza ruhari habe no kuvuga ngo wabura n'umunyamaguru byibuze ngo uve mu cyerekezo cya Uvira werekeza muri izi bice zindi zigenzurwa nayo 23 cyangwa ngo uve mu cyerekezo 23 zigenzura werekeza muri Uvira ni ikintu kidashoboka icyo waba ukora icyo aricyo cyose ntawemerewe gusohoka no kwinjira muvoma yabo irakorerwa mu bice bagenzura byonyine. hari andi makuru n'ubundi yanditswe ejo ndagira ngo nabwo nyabwira abadukurikiye ubwo noneho tugaruke utujana na Mwenga ndetse no mu bindi bice by'ifizi nawo tubwira situation mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka ku baturage aremeza ko mu gitondo cyo ku cyumweru ari bw'ingabo za Fardc zakoresheje drone mu gutera ibisasu mu bice bya Kalingi no mu nkengero no mu nkengero zangaha nk'uko bigaragara
rero bavuga ko hari ibisasu byatewe mu bice za Karingi no mu nkengero za teritwari ya Mwenga. Karingi iherereye hagati ya Minembwe na Mikenke unyuze mu nzira za Bisambo, ikaba rero kandi kunze kuba ari ahantu hagoye kugerwa mu bihe by'intambara. Nk'uko ubuhamya bw'abaturage bigaragaza, drone za Fardc zatambutse mu ijoro zitera ibisasu mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi mu ijoro ryo kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu, nabwo zateye ibisasu mu Mikenke ahatuye Abanyamurenge. Umwe mu baturage utifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati, mu ijoro drone zaratambutse zirasa mu bice bya Fizi, naho mu gitondo ku cyumweru ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 zituruka mu bice ziza kurasa Karingi. Ejo nibwo zarashe mu Mikenke. Ibikorwa byongeye kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeje gufata indi ntera muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo, aho abaturage basigaye mu bwoba no mu guhungabana bikomeye. Umutekano urahungabana cyane. Abashinzwe umutekano hamwe n'imiryango mpuzamahanga barasabwa gukurikirana imikoranire y'ingabo mu rwego rwo gukumira ibihombo ku baturage batagira kivurira. Amateka y'aka gace aragaragaza ko imurenge n'ibice byaho byagiye biberamo imirwano itandukanye n'ubwicanyi, kandi gakoreshwamo indege zitagira abapiloti, byagiye bituma umuturage ahagirira ibibazo bikomeye. Mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kugeza ubu umubare munini w'abagenda muri ibi bice waragabanutse. Ni mu gihe kandi bitangazwe Fardc kuri ubu ikomeje gufunga umuhanda uva Uvira werekeza Bukavu. Bijyanye n'amakuru y'ubutasi bafite ko mu gihe uyu muhanda wakomeza gufungurwa bishobora kuza gukurura andi makuba akomeye kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko igisirikare. Nkuko rero dukomeje kugenda tubibabwira, reka twumve noneho ibiri kubera no ku zindi axe. Mutamaro ndagira ngo tujyana ahandi nawe tubwire situation ihari. Yego, muri katwerekera muri Mwenga hari operation isa n'iri gukorwa na Fardc, ndetse ubona ko ari agace nako kari kongerwamo ingabo ku ruhande rwa Fardc mu buryo bwo gusa naho bakumira M23 muri ibi bice. Ubona ko yashatse gusa naho ishyiraho ubusatirizi cyane ku buryo yegera izi nce zerekeza Baraka, mu buryo ubona ko ishaka kugira amayira ifunga yerekeza mu bice bya Minembwe, ku buryo operation yagorana cyane kuri Fardc n'ibi coalition, kuko ubona ko ari ince zikoreshwa cyane uturutse hano Baraka werekeza mu Minembwe. Ariyo mpamvu harimo kongerwa ingabo, kandi ubona ko bafite gahunda yo gusa naho bagaba ibitero kuri M23, ubwo ubonayo yari imaze gusa naho ituje mu duce igenzura, kuko ubona ko twari uduce tw'ingenzi cyane kugira ngo inzira nyinshi ziri hano zijya Baraka zisa n'iziba zikontororwa nayo cyane, ariko hakaba harasigayemo uyu muhora gusa ubahuza na Minembwe, kandi ubona ko ari umuhora ukomeye ufitiye akamaro coalition ku rwego rwo hejuru, ku buryo badashobora kuwutakaza. Aka ni agace rero kari kujyamo ingabo zitandukanye, kuko hari kugaragaramo ko hari abasirikare b'abanyangura babaye nk'abajyayo, kuko hari umuvuduko mwinshi cyane ku ruhande rwa M23. Turabonaga ko ishaka kwigarurira ibice byose birimo bigenzurwa nayo muri kano gace. Rero Fardc ahangaha yabaye nk'ishyiraho inkumirizi cyane, ku buryo ubona ko ari ikintu gikomeye cyane kuba batakaza aka gace gabahuza na Minembwe, ariko ubona ko force zaturuka ruguru mu Minembwe zidashobora kubasha kugera hano Baraka bizoroheye, nk'uko aba baturuka muri Mwenga muri ibi bice byo hafi ya Baraka babasha kuhagera biboroheye cyane, kuko hano Zayitombo ndetse ubona ko biri mu cyerekezo cyane kijya Baraka. Niyo mpamvu ubona ko Fardc yashyizeho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru rwo gukumira ibitero n'umuvuduko mwinshi wa M23 yari ifite muri ibi bice. Yego, naho kubirebana n'abanyamahanga Batanzania ndetse n'abagenzi babo bo update zari nizi. Amakuru agenda avugwayo cyane nuko ubona ko atarimo kwihuza cyane ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abanyamahanga Tanzania cyangwa ingabo za Angola zihari. Harimo ikintu kidasa naho kiri kumvikana ko nta guhuza muri operation barimo. Ubona ko byateje n'umwuka mubi cyane, ku buryo ubona ko gukorana na Wazalendo kuri izi ngabo zaturutse muri ibi bihugu batarimo guhuza, ko
badashaka ko bakorana operasiyo bijyanye n'uko batajya bahuza muri operasiyo ku rugamba ubona hazamo ikibazo cyane cy'uko abazarendo baba bavuga ko abasirikare basigaye birebaho cyane batinya gupfa ndetse batajya bajya ku mirongo y'urugamba imbere bagasa naho boherezaho abazarendo. Ni ikintu ubona ko kitarimo guhuza, ariyo mpamvu ibihugu bisa naho byabaye bifata umwanzuro y'uko bashobora gufatira ibyemezo abazarendo kuri Fardc ikaba yabakora muri operasiyo cyangwa se ikareba ubundi buryo ibigenza, kuko basa naho babavundira ndetse bakababuza uburyo mu mirwanire yabo. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere cyonde sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.